ijwi ry'igitabo. Igitabo se kiravuga? Igitabo kiravuga. Kivuga iki ubwo? Kurikira wumve. Ijwi ry'igitabo ni ikiganiro kikugezaho inkuru zo mu bitabo bitandukanye. Kumwe nawe Gibi. Icya gatanu mu bintu bitera Imana kunezerwa. Imana iranezerwa iyo dukoresheje impano yaduhaye. Nyuma y'umwuzure, Imana yahaye Nowa amabwiriza yoroshye igira iti: mwororoke, mugwire, mwuzure isi. Ibyigenza byose bifite ubugingo bizaba ibyo kurya byanyu, bibahaye byose nk'uko nabahaye ibimera bibisi. Ni nk'aho Imana yamubwiye iti: igihe kirageze ngo usubire mu buzima busanzwe, kora ibyo nageneye abantu gukora. Kundane n'umugore wawe, mubyara abana, murere imiryango, muhinge, mweze, murye, mube abantu, icyo nabaremeye. Ushobora kwibwira ko Imana ikunezererwa gusa iyo urimo gukora byo mu mwuka, nko gusoma Bibiliya, guterana mu rusengero, gusenga, cyangwa iyo urimo kubwiriza ubutumwa. Kibwira ko ibindi bisigaye by'ubuzima bwawe Imana itabyitaho. Mu by'ukuri ubundi Imana yishimira kwitegereza buri kantu kose k'ubuzima bwawe, waba urimo gukora, waba urimo gukina, uruhutse cyangwa se ufungura. Nta ntambwe n'imwe utera itakureba. Bibiliya iratubwira ngo intambwe z'umukiranutsi zikomezwa n'Uwiteka. Yishimira buri kantu mu buzima bwe. Buri kintu cyose gikorwa n'abantu uretse ibyaha gishobora kunezeza Imana iyo ugikoze ufite umutima ushima. Ushobora koza amasahani, ugakanika imashini, ukagurisha ibicuruzwa, ukandika porogaramu ya mudasobwa, ugahinga imyaka, ukita ku muryango wawe, byose mu buryo buhesha Imana icyubahiro. Nk'uko umubyeyi yishimira abana be, niko Imana nayo yishimira kukwitegereza ukoresha ubuhanga n'ubushobozi yaguhaye. Imana yaduhaye impano zitandukanye ibigambiriye kugira ngo tuyinezeze. Bamwe yabahaye imbaraga zo gukoresha umubiri, abandi baha ubuhanga bwo gusesenguza ubwenge. Ushobora kuba ufite impano yo kumenya ibijyanye no gukora amamashini, cyangwa ukaba umuhanga mu mibare, cyangwa muzika, cyangwa n'ibindi byinshi cyane. Ubwo bushobozi bwose bushobora gutera Imana akanyamuneza. Bibiliya iravuga ngo niwo bumba imitima yabo bose, akitegereza imirimo yabo yose. Ikinezeza Imana si uko isha impano zawe cyangwa ukagerageza kwiganiza abandi. Uyinezeza iyo wemeye kuba uwo uri we. Buri gihe wanze kimwe mu bikugize, uba uhakanye ubwenge bw'Imana n'ubutware bwayo yakuremesheje. Imana iravuga ngo nta burenganzira ufite bwo gutongana n'umuremyi wawe. Uri urwabya rwabumbwe n'umubumbyi. Mbese ibumba yabaza uribumba riti urabumba iki? Muri sinema yitwa Chariots of Fire, amagare y'umuriro, umukinnyi yisiganwa ku maguru wabonye umudari mu marushanwa y'isi witwa Eric Rendell aravuga ngo nzi neza ko Imana yandemye ifite umugambi. Nzi kandi ko yandemye ikangira impaye amaguru. Iyo nirutse cyane numva ndimo kunezeza Imana. Arangiza hari aho agira ati kureka gusiganwa byaba ari ukuyigaya. Nta bushobozi budahesha Imana icyubahiro keretse iyo bukoreshejwe nabi. Nuko rero utangire ukoresha ubwawe bwose mu buryo bunezeza Imana. Imana iranezerwa iyo ikureba wishimira ibyo yaremye. Yaguhaye amaso ngo wishimire ubwiza, iguha amatwi ngo wishimire amajwi, amazuru ndetse n'ururimi ngo ushobore guhumurirwa no kuryoherwa, n'uruhu rwawe ruremye ku buryo ushobora kumva ubworohere bw'ibyo ukoraho. Buri kintu cyose unezererwa gihinduka kuramya iyo ugishimiye Imana. Ubundi Bibiliya iravuga ngo Imana iduha byose itimana kugira ngo tubinezererwe. Imana yishimira no kubona usinziriye. Njya nibuka umunezero mwinshi najyaga ngira iyo nitegerezaga abana banjye basinziriye igihe bari bakiri bato. Hari ubwo babaga bamaze umunsi wose baruhanya, babwira ntibumvire, ariko iyo babaga basinziriye babaga bagumye hamwe, batuje, bafite amahoro, bikanyibutsa uburyo mbakunda. Ntacyo abana bagombaga kunkorera ngo mbanezerere. Kubona uko bahumeka byari bihagije ngo nezerwe kuko mbakunda cyane. Uko nabonaga udutuza twabo tuzamuka tukongera tugasubira hasi, uko bahumeka naramwenyuraga. Rimwe na rimwe amarira y'ibyishimo akanzenga mu maso. Iyo nawe usinziriye Imana ikurebana urukundo kuko niyo yagutekereje irakurema. Gukunda nk'aho ari wowe muntu uri ku isi wenyine. Ntabwo ababyeyi basaba abana babo kuba intungane cyangwa kwitwara nk'abantu bakuru ngo babone kubishimira. Babishimira kuri buri kigero bagezeho. N'Imana ni uko idategereza kubanza gukura
ikura ngo ibone kukunezererwa. Iragukunda kandi ikakwishimira kuri buri kigero cyo mu mwuka uba uhagazeho. Wenda wagize abarimu cyangwa ababyeyi ba nta munoza mu mikurire yawe, ntuzibwire ko Imana nayo ari uko iteye. Oya, yo irabizi ko udashobora kuba intungane cyangwa ngo umuntu utagira icyaha. Bibiliya iravuga ngo izi imiremerwe yacu, yibuka ko turi umukungugu. Icyo Imana yitaho ni ukwifuza k'umutima wawe. Ese kuyinezeza nicyo cyifuzo cya mbere cy'ubuzima bwawe? Dore uko Pawulo avuga intego y'ubuzima bwe: tugira umwete wo kumunezeza iyo turi iwacu mu mubiri cyangwa tudahari. Iyo ubaho utekereza ubugingo buhoraho, intumbero yawe iva ku kwibaza ngo ubuzima ndabukuramo umunezero ungana iki, igahinduka ngo Imana irakura umunezero ungana iki mu buzima bwanjye. Imana irashaka abantu bameze nka Nowa muri iki kinyejana cya 21, abantu bashishikajwe no kuberaho kunezeza Imana. Bibiliya iravuga ngo Uwiteka yitegereza abantu ari mu ijuru kugira ngo amenye ko barimo abanyabwenge bashaka kunezeza Imana. Ese wakwemera kunezeza Imana bigahinduka intego y'ubuzima bwawe? Nta kintu kibaho Imana itakora bw'umuntu watwawe na bene iyo ntego. Urakoze cyane kubw'uyu mwanya. Imana iguhe umugisha. Dusubire ubutaha.